Shalom, amahoro y'Imana aganze imitima yanyu aho muri hirya no hino ku isi. Nanone ni Senga ubasuhuza. Ikaze mu nyigisho yacu ya gatatu aho turi kuganira ku gakiza. Ubushize twarebeye hamwe igisobanuro cy'agakiza mu isezerano rishya. Ndetse tunareba icyo agakiza kuzuye ari cyo. Ko kuzura mu bice bitatu bigize ibihe byacu. Ari byo icyabaye twarakijijwe, turiho turakizwa uyu munsi kandi dutegereje kuzakizwa. Mu gice giheruka twarebeye hamwe icyabaye ubwo twizeraga Yesu. Mbese icyo twakijijwe, ko twakijijwe urupfu rw'iteka rwari nk'igihano cyangwa ingaruka z'ibyaha byacu. Tubivuze mu bundi buryo, twakijijwe igihano cy'ibyaha ari cyo urupfu rw'iteka cyangwa kurimbuka. Udapfuye rero urwo rupfu rw'iteka azabaho iteka. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igice cya kabiri cy'agakiza, ari cyo turiho turakizwa. Ikaze. Reka nongere mbibutse ko gukizwa ari igikorwa cyo gukiza gikorerwa umuntu kanaka, ariko icyo gikorwa kigakorwa n'undi ntaba ari ukikorera. Nta ruhare rwacu na rumwe rusabwa mu gikorwa cyo gukizwa kwacu. Ni Yesu wadukije urupfu rw'iteka, abiduhereye ubuntu, natwe tubyakiriza kwizera. Imana niyo yadukijije ubwo yatangaga umwana wayo w'ikinege Yesu, arapfa, ni nayo yamuzuye mu bapfuye. Twe ntacyo twakoze muri icyo gikorwa uretse gusa gukora ibyaha bibasha kutwicisha. Niyo mpamvu Paulo yahamije ko twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera bitavuye ku mirimo yacu kugira ngo hatagira umuntu wirarira, nk'uko abivuze mu Befesi ibice 2 umurongo wa 8. Kubwo kwizera urupfu no kuzuka by'umwana w'Imana nta teka tuzacirwaho. Paulo yanditse urwandiko yandikiye Abaroma asobanura iby'ubuntu twagiriwe kubwo kwizera. Yerekana ko Imana yakijije abanyamahanga nanone kubwo kwizera. Ageze mu bice 9 yerekana uko bene wabo ari bo Bisiraheli ku mubiri batizeye Yesu, ahubwo bagakomeza kwihambira ku mategeko, bigatuma bahusha gukiranuka kw'Imana. Bityo bimutera agahinda kenshi. Ageze mu bice 11 yerekana amaherezo y'ako gakiza Imana yahaye abanyamahanga, nuko bene wabo bazongera kugarukirwa n'Imana nayo ikongera ikabakiza. Asoza ashima Imana, aho iryo shimwe yaryise ishimwe rikwiriye Imana nyir'uburemyi ukeshwa byose. Usomye wabona ko Paulo mu by'ukuri yararangije urwandiko rwe, ariko atangira igice cya 12 noneho yerekana imirimo ya buri mukristo wese, babandi bahawe ubugingo buhoraho kubwo kwizera, cyangwa bamwe bakize igihano cy'ibyaha ari rwo rupfu rw'iteka. Paulo yerekana ko hariho imibereho mishya, yerekana agakiza twaherewe muri Kristo Yesu, ari cyo gikorwa cyo gukiza kigikomeza na bugingo n'ubu muri twebwe. Ese ko twakijijwe urupfu rw'iteka nk'igihano cy'ibyaha byacu byuhagiwe kubw'imbabazi z'Imana, none ubuho turimo turakizwa iki? Reka dusome Abakorinto igice cya 1 umurongo wa 18. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Yandikiye nanone Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 12 agira ati: nuko abo nkunda, nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntahari, muba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya muhinda umushyitsi. Paulo ahamya ko igikorwa cyo gukizwa ari igikorwa gikomeza kidahagarara mu buzima bwacu bw'abizera. Mu cyongereza cyo bakoresha icyo bita present continuous, ni ukuvuga igikorwa kigikomeza. Dusomye iri jambo riri mu Bakorinto ba mbere igice cya 1 umurongo wa 18 mu cyongereza, haragira hati: For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. None se turiho turakizwa iki? Paulo yakoresheje ijambo umusaraba ko ari cyo gikoresha Imana ikoresha mu buzima bwacu isohoza akagakiza kacu dufite none. Umusaraba hafi ku isi yose ndetse no mu mateka wakoreshejwe nk'ikimenyetso cyo kwica cyangwa se cy'ubuzima bwapfuye. Niyo nta muntu yaba yarabikubwiye, iyo unyuze ahantu kanaka ugasanga hashinze umusaraba, umenya ko munsi aho hari umuntu uhahambye, kuko umusaraba ni ikimenyetso cyerekana ko ubuzima bwapfuye. Ndetse ni n'ikimenyetso cyemeranyijweho mu isi yose y'Abakristo ko cyerekana ubuzima bwapfuye. Mu gihe cya Paulo ho umusaraba wari ikimenyetso cyo kubambwa n'urupfu rw'abagome ruharwa. Umusaraba rero Paulo awuhuza n'agakiza kacu k'uyu munsi. Ni ukuvuga ko ni igikoresho Imana ikoresha ngo yice ingeso zacu za kamere. Iyo Bibiliya ivuze ko turiho turakizwa,
ibivuze ko turiho twezwa cyangwa se gupfa kwa kamere, gukebwa ko mu mutima, guhinduka, kwiyambura umuntu wacu wa kera cyangwa se turiho turasa na Kristo. Ni igikorwa cy'Imana ikorera muri twe cyo kudukuraho gutegekwa n'imbaraga z'icyaha. Intumwa zose zanditse isezerano rishya zose zisa n'izerekana ko abizeye bakwiriye kubaho ubuzima bwejejwe cyangwa gusa na Yesu. Mu nzandiko zose za Pawulo ndetse na Petero, kwezwa, guhinduka, gusa na Yesu, kwera imbuto, gukebwa ko mu mutima, kwiyambura umuntu wa kera niyo yari intego ndetse n'izingiro n'ipfundo ry'ubutumwa bwabo bigishije. Bibutsaga bizera ko ubutumwa bwiza bwa Kristo atari amagambo y'ubwenge yo kwemerwa nk'aho ari igitekerezo cyiza cyemewe n'abantu bose abantu bakwiye kugikurikira. Oya, ahubwo berekanaga ko muri ubwo butumwa bwiza harimo imbaraga yo guhindura umuntu cyangwa gushoboza umuntu gukira, akabasha kwera imbuto, akabasha gukora imirimo myiza, imirimo yo gukiranuka ndetse n'imirimo yo kwizera. Kubera ko Yesu twizera ntabwo yapfuye gusa ngo be birarangiye, ahubwo yarazutse, ni muzima, abasha gukiza abegerezwa Imana nawe bose, abakiza gutegekwa n'imbaraga y'icyaha ikorera mu ngingo z'abantu. Kutemera ko umusaraba wa Kristo ukorera muri twe aribyo bivuze kwemera gupfa ku ngeso za kamere, nibyo bihindura umusaraba wa Kristo ubusa. Nk'uko Pawulo yabivuze mu Bakorinto ba mbere igice cya 17, kuko Kristo atantumye kubatiza, ahubwo yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza. Ariko navugisha ubwenge bw'amagambo kugira ngo umusaraba wa Kristo udahinduka ubusa. Umusaraba Kristo Yesu yawubambweho kugira ngo umwizera wese abone ubugingo. Yabigereranije ubwe ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti kugira ngo abisirayeli bose bayirebye babashe gukira ubumara bw'inzoka, avuga ko ari nako nawe azamanikwa ku giti kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo. Ariko nanone aba Kristo Yesu babambanye kamere n'irari n'iruba byayo ku musaraba, nk'uko Pawulo abivuga mu rwandiko rw'Abagalatiya ibice 5:24. Tuzagaruka ku nyigisho y'umusaraba ubwayo. Ariko icyo ndi kuvuga ni uko tumaze kubabarirwa no kubyarwa ubwa kabiri, nuko twari turiwe mbere agomba gupfa, ku buryo tuvuga nk'uko Pawulo yavuze ngo nabambanywe na Kristo, ariko sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Nicyo gituma ibyo nkora byose mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Abagalatiya ibice 2:20. Munyemerere mbaho ibyanditswe byemeza ko nyuma y'uko Yesu aduhaye imbabazi z'ibyaha byacu ndetse akatugirira ubuntu buduhesha ubugingo buhoraho, icyo dutegerejeho nuko tumwemerera agakomeza uwo murimo w'agakiza muri twebwe wo kuturemamo kamere nk'iyi. Ndabizi neza ko bamwe muri twe umurimo w'ubuntu no gukizwa kw'Imana bawemera kandi bawizera ku ntambwe ya mbere y'agakiza. Nibyo koko bemera ko twakijwe urupfu rw'iteka, ariko kandi ntibashaka kwemera ko uwo murimo ugikomeza muri twebwe udakorwa na kamere n'ubushake bwacu, ahubwo ukorwa na Yesu mu mwuka we wera awukorera muri twebwe. Inzandiko zose za Pawulo uhereye ku rwandiko yandikiye Abaroma ukarinda usoza mu rwandiko rwa Yuda, izi nzandiko zose ipfundo ryazo ni ukwerekana ko abakristo bakwiye guhinduka, bakemera ko ubutumwa bwiza bufite imbaraga zo kubasha guhindura abantu bagasa na Kristo Yesu. Reka turebe bimwe muri ibyo byanditswe. Duhere mu Baroma. Abaroma 8:29 haragira hati: kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Imana yatumenyeye kugira ngo tugire ishusho y'umwana wayo. Nanone Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri ibice 3:18 aragira ati: ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo, mu maso yacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Nanone Abagalatiya ibice 2:20 aragira ati: nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sijye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Pawulo arakomeza akandikira Abefeso ibice 4:20 kugera ku 24 ahagira ati: ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera, bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Nanone yandikira Abafilipi ibice 3 uhereye ku 7 ahagira ati:
nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya ashushanywa no gupfa kwe. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ndamaranira kugira aho dutanguranwa ngo mpabwe ingorane zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Nuko rero mwabatunganijwe mwese mwe uko mungana, namwe muba ariko muhuza uwo mutima, kandi niba ari ikibatekereresha ukundi cyose Imana izakibahishurira nacyo. Nanone Pawulo yandikira Abakolosayi ibice 3 uhereye ku murongo wa 4 ukagera ku murongo wa 10, ahagira ati: kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana batayumvira. Kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo, ariko none mwiyambure ibi byose: umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge, kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Yandikira Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 23, agira ati: Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Nanone ushatse wasoma Abatesalonike ibice 4, Pawulo yongera kudukangurira kwezwa. Nanone Pawulo yandikira Tito ibice 3 umurongo wa 5, aragira ati: iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa bwa kabiri. Ntiyarekeraho gusa, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Petero we mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 1 umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 15, aragira ati: nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringira rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije, ahubwo nk'uko abahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 3 haragira hati: kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko waboneye. Reka dusoreze mu rwandiko rwa mbere rwa Yuda igice cya 1 umurongo wa 3 ukagera ku murongo wa 4, haragira hati: bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura, kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe, bakageza iteka ryose. Kuko hariho bamwe basesiye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Ku murongo wa 24, Yuda aragira ati: nuko ibasha kubarinda ngo mudasitara, no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge, ahubwo mwishimye bihebuje. Ibi byanditswe byose turangije gusoma biratwereka ko kwezwa, gusa na Yesu, kwiyambura umuntu wa kera, kwica ingeso za kamere, guhinduka rwose ari umurimo umwuka wera akomeza gukorera muri twebwe. Niba wemera ko wavutse ubwa kabiri, uri umwana w'Imana, Imana rero ikonsa amashereka yayo, aricyo bita amaberebere mu Kirundi, ariyo jambo ryayo, kugira ngo rigukuze ugere ku gakiza, ariko gusa n'umwana wayo, cyangwa se ariko kugira ishusho y'umwana wayo igaragarira mu mbuto z'umwuka wera. Iyo iki gice cya kabiri cy'agakiza kitagaragara mu buzima bw'abahamya ko bavutse ubwa kabiri cyangwa bizera Yesu, icya mbere bihindura ubusa umusaraba wa Yesu, nk'uko twabibonye mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 1 umurongo wa 17. Icya kabiri bisuzuguza ubukristo cyangwa kwizera Yesu. Icya gatatu bihinduka urusika cyangwa igihome kibuza abatarizera kwizera Yesu. Icya kane bituma ubukristo buhinduka idini, kandi mu by'ukuri ubukristo si idini, si imyemerere, ahubwo ni ubuzima. Inanone icya gatanu, kuba Kristo yarazutse mu bapfuye birashidikanywa, kuko mu by'ukuri abasa n'abandi bapfuye ntibazuke,
kuko niba Kristo Yesu ariho byakagombye kugaragarira muri twebwe, tuvuga ko ari mu buzima bwacu tutakiriho, ari we uriho muri twebwe. Niba twizera ko Yesu Kristo azatuzura mu bapfuye akadusubiza kubaho by'iteka, ni gute tutizera ko abasha no kuduhindura tukabaho ubuzima bumwubahisha mu isi? Niba wizera ko kuko wababariwe ibyaha nta teka uzacirwaho, ni nako ukwiriye kwizera ko ubutumwa bwiza ko muri bwo harimo imbaraga ibasha kutubatura ku mbaraga z'icyaha. Ubutaha rero tuzarebera hamwe uko Umwuka Wera akora icyo gikorwa mu buzima bwacu, akatubashisha kubaho ubuzima bunezeza Imana, imibereho yacu koko ikagaragara ko ari imibereho isa n'iya Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha. Naho ubutaha reka dusenge. Mana Data, ndasenze ngo ukore ku mitima yacu, kuri conscience yacu, tubashe kwizera imbaraga zazuye Yesu mu bapfuye zibasha gukorera muri twebwe, zikadukoresha iby'Imana ikunda, tukabasha kubaho ubuzima butari munsi y'ubuja bw'icyaha. Watsize uduhaye isezerano ubwawe muri Yohana 8:36, uravuga ngo umwana natubatura tuzaba tubatuwe by'ukuri, utuvane mu buja bwose bw'icyaha, ibituma izina ryawe risuzugurwa mu batakwizera no batizera izina ryawe. Mana, twiringiye Umwuka Wera ko basha gukora icyo gikorwa mu buzima bwacu. Udukangure, ufate conscience yacu ibashe kwemera kandi yizera ibyo, maze Umwuka Wera akorere muri twebwe. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.